Kevin, Kevin, kingura urebe. Wiriwe ute se? None se ko numva inyota n'umunaniro binyishe n'inzara, waba watetse ko numva meze nabi? Guteka byo byabaye imbogamizi gusa yiba inyota kwishengera ujye kunywa amazi. Amazi se ndayanywa koko nditunga mukobwa? Amazi ndayafatanya nywe yonyine n'inzara mfite ubu koko nawe. None se hano wasigaye ukora iki? Bakura beze yuko wamara uburenganzira bwo kwisanzura muri kimwe cyose. Mashyira nkizana. Meze ute? Ubona ugenda n'ibibazo mu muhanda se byagenze bite? Byanze. Rero nyine hano haje umusore turaganira urukundo ndarumuha tunapanga itariki y'ubukwereka. Ubu ntabwo wishimye ko bagiye kukuzanira inkwano. Ibyo nibyo washyize, nibyo wahaye agaciro kuruta uko waha agaciro inda yanjye n'inzara mfite. Yepa nikeneye umugabo rwose. Ukeneye umugabo naho njyewe rwose wowe rwose uzagibwa umunsi nzaba nasabwe. rwose mukoreka nkubaza, ubu ngubu koko izi saha aho ugeze aha ngaha wari wagomerwa ku buryo ufata neza abahungu ukabarutisha so ukanga guteka ngo papa umuhungu akwiye guhabwa keya. Rega nanjye nyenewe kurongorwa nose nzakuguma imbere cyangwa ntago icyo nacyanze kandi nanaguhaye uburenganzira. Byanze bite se? Byanze mvukirimbari uvuga gakeya cyane nkaho rwose warwaye. oya byanze none se ni ikibazo cy'inzara? Ni ikibazo cy'inzara, akazi ntagahari. Reka da biragaragara ko wa umuntu wondagiye ngo Nyabihu wari akazi nayo uvuze ngo reka njye uvuye Kirimbari ugiye Nyabihu gushaka. nta niki cyo kibazo nurebe gutya ubu byanyobeye ni gitsi gusa cyane. none se ngiye ko mbona ubundi nubwo waba yene faranga ryabuze wari usanzwe uri umuntu umeze neza uriya akazi ntagashobora. warakuze abahungu rwose bazagutware njye nta kibazo nyifite, burya nari narakurinze ukiri umwana kuko abahungu b'iyi minsi nabo baba barekereje baracunga. ubu rero bari buzagira gutya nkarwana n'inda yawe nkarwana n'umwana utunze, nawe ubu ngubu bwo umaze gukura bazakujyana rwose. nanjye ndifuza kuba washaka nk'umukobwa wanjye, ariko rero reka kubaze ikintu cyo guteka iyo mbwira ngo nywa amazi ubu tuvuga yuko wiririwe amazi. nanjye niyo niririwe. none se umushyitsi waje umwakiriza amazi cyangwa wamutekeye? yaje turicara turaganira mubwira yuko nta mwanya mfite, nambwira yuko nta mwanya wo kurya afite, ndavuga ati ubwo twese duhuje ibibazo bigatwiganira. muravuga ati papa naza nawe araza nta mwanya afite, nanjye muzi ibibazo namwe. njye akazi kose ndagakora kose ubu waguha ngo ujye kurwanya umwanzi wajya kumurwanya. ariko biri ngombwa. atari umwanzi wawe ari uw'umuntu uguhaye akazi wajyayo ukarwanya umwanzi w'undi muntu atari uwawe uri kurwanya. ariko nagakora ugakora nk'ubikorera cyane kuko mpaye ibikoresho. kuko nabo nahaye akazi abantu benshi nibona barakora ariko ubundi ubu nta kibazo ushobora kuba ufite mu mutwe. ariko kamubwire pa ntushonje ngo watetse se? nyine jya mu nzu. ndinjira mu nzu watetse? ese ntumbwiye ko ushonje? jya mu nzu ujye kureba ko hari icyo nagutunganyiriza. ariko uratavugira mukobwa jya ukurikirana akazi ujya kuganira n'abo basore icyo kurya gihari. isaza by'iyi minsi mumaze kugorana ngajya mu ngire ko hari icyo nakora sanga nanjye tumukeneye. njyewe uwo papa umpaye ibikoresho njyewe nkeneye akazi. ibikoresho byo urabibona n'umushahara ukawubonera ku gihe, ariko hari ubwo ubona ibyo bikoresho
ugatangira kubigurisha wabona n'uwo mushahara ahubwo akazi nakabonye kandi nduhuka n'igikapu cyeka kumvuna uretse akazi ko nakabonye ubwo turaho tutaravugana ibiciro tutaravugana n'ako kazi akari ko ubu ngo akazi wakabonye akazi hari mbwira gusa akazi hari ibisabwa yasabwa iki usabwa kuba uri umuntu witonda kandi ukorera ku isaha nimba naguhaye ngo isaha imwe ebyiri ukazikorera ako kanya ukagaruka unyema raporo y'akazi naguhaye witeguye gukora ko no mu bana b'iwacu ninjye yajyaga discipline none se uburyo nabonye uhetse igikapu nabonye igikapu uhetse nk'umuntu w'umubosi akazi uzagashobora wowe nawe mu makazi yewe n'ukuntu ubona ugaragara makazi kandi makazi nkwere ubundi abantu nahaga akazi bagara abantu bashiririye ku jisho ubona anakurebye waye tujya dawe ukiyemera nta discipline bajya niyo mpamvu bakunaniye nta discipline ngewe ndayifite ariko birashoboka kuko ngewe ariko se mukoreka vuba inzu ko mba nutakuvu ariko se inzu niyakubuwe ubu icyo kurya nta kiri mu nzira iri kuma niko muko vayo hano urebe Kevin vayo hano urebe ngo ngira gute vayo hano gato nkwereke waje se waje cyangwa ntabwo nabonaga ageze hagati mu kazi akagaruka ibyo namuhaye ibikoresho byose yabiriye cyane akaza ndambaza umushahara kandi njewe kugira ngo ubu nta burere bagira kandi nararize ubu mwizere nk'akazi cyane akazi kanjye nabanze nshaka kurwanya kugira ngo nzubake ejo hanjye heza nta banzi mfite abakunzi n'abashaka kundwanya babone yuko byananiye ese nta mbaraga bagifite mu kurwanya cyane nawe ndagufasha rero hagiye kuzamo tageti y'ikintu ngiye kwizera nk'akazi ariko ugomba kugira kunyizeza yuko ako kazi uzagakora tugirana amasezerano yandikwa ahantu ku buryo nihagira n'ikibazo kiba ako kazi uzaba karangiye utagakora ukarinda usaza ariko ukora keretse icyo utansaba kuba mbona amafaranga n'akazi kose ndagakora disipurine narayitoje mva nkubwire uburere ni ubw'iwacu tubushakisha biragaragara pe niyo mpamvu mbonye wihebye abona yuko ubwo bushake bufite nubwo narimvuye hirya bitewe n'izuba n'ibibazo by'ubukene njye nuko nzi ko ngiye gusaba akazi aho naho ariko si ubu koko reka mbabaza ubu koko umukobwa azajya hagira agasuzuguro kageze ahangaha yange guteka yirwa akina n'abahungu inzu ntayikubure ubu mwamwe koko mwavuga ngo ubu burere bw'aba bana ni ubuhe koko niko muko uyu mukobwa ikibazo afite ni iki ariko Kevin usanga hose akariko kose wambwiye ko wagakora njye nize akazi ntabwo ngeze nibwo nzakorera niyo mpamvu nawe duhuye ndagakora rero bayo nkubwire ifite ikibuno cyanjye cyumva nabi ndashaka ngo kirumuna cyanjye aba ari cyo ubanza kugira ngo uzatware iyo iwanyu kikava mu maso gusa akazi ka mbere kikabanza kikajya kwigaho ubuzima nk'ubwo wari urimo wowe nkakomeza nkaguha akazi hari n'abandi numara kugikura aho ngaho kuko cyane ashaka umutwe cyambwiraga ngo nishake ngo umugore kandi ntabwo igihe kiragenda ndacyashaka amafaranga cyagira ngo niyubake ku buryo nzamara gushaka urugo mfite ahantu maze kugera nyine nkabona gushaka umugore akaza yinjira mu nzu nakoreye ntamujyana mu ikode ngejo antera umugeri n'abandi badantera umugeri bose bafatanye waje ako papa uri kumbaza iki ko wambabariye ko ninaniriwe ngo wageza gute rwose njye mbabara ndinaniriwe wananiwe ariko reka vuba ubu ubwo yenda reka guteka tubyihorere da
uwo mwanya wo gufatiriza umuriro wo gucana imbabura ugashyiraho amakara ugateka icyo cyo ndumva wananiwe. None se inzu yo wayikubuye ese umuhungu wo wagusuye kunama ndwaye umugongo ubona nubwo azangwa nzamutwara ku igare. Ku igare cyane urarifite se? turayishaka. None se ibikoresho mfite ku igare bitari ahubwo mbwira ibikoresho bihari ariko byabaye ngombwa n'igare ryaboneka. umugongo warwaye niwo watumye udateka. erega kunama biravuna. Reka rero nkwereka sibyo uwo musore ngira amahirwe yakundongorera ukava nkajya mbasha kubyikorera nkanazana n'undi mugore wasanga abasore batawutobatobye bacyumvara igisaza si igisazi ngo papa nyine nahise reka ngeze gutya nyoko ndamubuze nawe ndagusigaranye ndakurezera kuze nkaho wakanekeye nawe ugiye mu basore ugiye gukina ryaboneka. ibikoresho ariko uwo muhungu ushaka gukoresha ikintu uzaguha gusa ni imyenda yo kwambara kugira ngo batazamenya umuntu umutwaye noneho ugakoresha imbaraga zawe wamwikorera wamuheka ibyo n'ibindi ukamujyana ahantu nyine azitekerezaho. muri aka gace kanyu n'abanyonzi bahaba abanyonzi akabanyonzi uzakora mu mashara wawe cyane. Njye nemeye akazi ubwo nyine ibyo ni biri mu kazi kawe n'umukura mu rugo wowe makazi wenda uzabimbaza akazi twemeranyije namuheka mu mugongo nk'igikapu. wakubuye ntiwatetse ubuze bwo wanoze. nose pa kamubaze uri kuvuga ngo yutagenda sinarindambira ibibazo byawe namutwara ku mutwe nk'umuzigo. icyo ushaka si akazi nzagakora. ndakwemeye twagiye rero wowe akazi ka mbere n'undi muntu wawe kandi nzagakubwira mu gitondo. ako gomba nakubye nk'umuntu ukeneye akazi. ndabibona ahubwo n'igikapu nuko wacyambaye ukuntu ubundi warigifunge neza ku buryo nuwagukoma cyaguma kikagufata. Ngubu ngubu agukomye cyane cyane. nafunze ndi fit ntabwo wapfa kumfasha. Okay tugende rero akazi ka mbere ukibuka murumuna wanjye anesha umutwe buri oya nge nzamutwara ku igare na moto ibyo n'ibindeba igare ntuzarezane mu nzi wanjye uzamuterure umugeze ku muhanda umushyire ku igare ibyo n'ibindeba nge ntabwo nzamutwara kuko nzabikora. ibindi turabivugana si akazi se ibijyanye n'amafaranga nuko bizagenda turabivugana tugeze mu rugo ari nako nyine gahunda zikorwa. uwo murumuna wanjye nibanga atazamenya ukuri kwa nyako azumve gusa wamutwaye ari nijoro ngiye kumwigiraho ishoni. ako mbwira nyibutse ajya nko ku gacupa ikibwa cyangwa kiracyari cyangwa icupa se cyarishobora anywa ubwaje ubu ngubu bwasana sana arayinywa iyo ngiyo yarayisariye yakareka sana tugende sha urabureba ibyo mwanda